Tubahaye ikaze kuri SPN TV. Nkuko mubibona uyu munsi twabazaniye umusitari umukobwa mumenyereye muri filime nyarwanda, izo bakunze kwita Papa Sava. Reka rero atangira twibwira. Amazina ni Noella, nkaba nyine nitwa Forumina muri Papa Sava ndetse na Liliane muri Seburikoko. Yego. Mwamwumvishe ngo akina ari Liliane muri Seburikoko. Hanyuma amazina yabasanzwe nayahe? Amazina ni Noella, niyo mubyeyi. Noella nakazina keza. Mu byukuri umukobwa mwiza. Wambwiza ukuri wavutse ariko wakangahe? Wanze icyo gihe hari nko kuwa gatanu. Kuwa gatanu. Bivuze ngo Imana yakuremye ku munsi yitegura kuruhuka. Yarakwitondeye kabisa. Hanyuma mu buzima busanzwe, mu buzima bujyanye no gukina filimi wabitangiye igihe ki? Nabitangiye na filime ya mbere nagaragayemo hari mu mwaka wa 2015, ariko nsa nk'ubihagaritse kubera izindi nshinga nari mfite ku ruhande. Bigeze 2018 nibwo nongeye kubigarukamo nanone by'umwuga. Hanyuma gukina filimi se wavutse ubikunda, byakujemo nyuma kubera iki wahisemo gukina filimi? Mu by'ukuri naje gusanga ari industry ikeneye amaboko yacu urubyiruko. Nakunda gukurikirana kenshi abactrice cyangwa se abacteur bo hanze ko mu Rwanda nava ko bije vuba ugereranyije n'ibindi bihugu. Rero bituma mbikunda, ndavuga ni nanjye hari umusanzu nkanjye nka Noella nshobora kuba natanga kugira ngo tujye tugeza runo ruganda rwa filime. Hanyuma niba utarakora subscribe kuri SPN TV, yikore kugira ngo ukomeze ubone ibyiza tugutegurira. Hanyuma mu bijyanye na filimi, ninde muntu wigiraho cyangwa se ninde role model wawe? Kubwanjye nava ko ngira ibyitegererezo byinshi, atari uko guhitamo byananiye oya, ahubwo kuko nzi ko uyu munsi ushobora guhitamo icyitegererezo ariko nkasanga yenda ari byo tujuje. Kubw'ibyo rero mfata icyo nakita ngo karite cyangwa se icyiza mbona kuri buri mwactrice umwe cyangwa se mwacteur, nkabiteranya nkavanamo umuntu kubwanjye nabashije kurima mu ntekerezo zanjye mbasha kuba nagira icyitegererezo. Wow. Hanyuma ni nk'iyihe role waba waraje gukina filimi wumva wifuza kuzakina, wenda ukaba utarayikina cyangwa se warayikinye, nihe role wumvaga wifuza? Mu by'ukuri njya gutangira kuba nakina numvaga buri role yose bashobora kuba bampa yemewe n'amabwiriza y'umuco nyarwanda cyangwa se wenda n'iki gihugu cyacu, numvaga ko ubwanjye nayikina. Mbese buri role yose numvaga nifuza kuba nayikina kugira ngo mbashe kugira iyo experience niko nabivuga. Hanyuma se nko ko kenshi bakunda kuvuga ngo abana b'abakobwa bagiye muri filimi biba ari uburara, ese ibyo bintu bifata uti? By'ukuri ntekereza ko wenda iyo myumvire itagakwiriye cyane, ko wenda navuga ngo ni nk'umwuga nk'ukundi wese yabikora. Nk'uko umuntu yumva ngo nahisemo kuba natwara moto, mpisemo kuba naba umukanishi, mpisemo kuba nakora iki, ni umwuga nk'uwundi. Ndetse nabwo kubwira ababyeyi babahora abana bareke bakine, berekana impano, kuko nago navuga ngo nababigiyemo naho batangiriye, babarekure bakine, babibyumve nk'umwuga nk'ukundi wose yabawukina, nta kintu bitwaye. Shaka hari bavuga ngo hari igihe wenda nko kugira ngo ukine muri izi filimi nziza z'abastari habamo akantu ka ruswa, nago nzi ruswa yariyo, ntago uri kubashuka? Oya, ntago ndi kubashuka cyane ko ubu ngubu basigaye bakora kinyamwuga, kandi nekereza ko umuntu wese ukora kinyamwuga atakabaye ashingira kuri izo ruswa, kuko ugendeye kuri ruswa ngo iyo ruswa yatuma umuntu ajyamo atari uko abikwiriye, ahubwo kubw'uko afite izo mbaraga zindi. So ashobora kuba ari ruswa wenda y'igitsina cyangwa se ubushobozi, ariko navuga ko gukora kinyamwuga ubu ngubu ku rwego bariho bitari guhura n'uwo muco wa kera, navuga. Uvuze neza ngo ruswa y'igitsina. Ibyo bintu bikunze kuvugwa cyane mu bijyanye n'ubustari. Ibyo bintu ntago bibaho, tubwiza ukuri? Kubwanjye ntago ndahura nabyo, nagize amahirwe yo kuba nakurana n'abantu b'abanyamwuga. Nekereza ko abo twakoranye ni bake naba ngo beza atari uko wenda mu bundi buryo bwo beza, kubw'uko babashije ko abanyamwuga ntibavuye ngo izo ruswa ibintu byinshi. Noella, ndabona uri umukobwa mwiza, usa neza, abasore bakwifuza.
ese nta mukunzi ugira? Umukunzi ndamufite, yavutse uyu munsi, yavutse kuri Noheli. Umukunzi ni Yesu Kristo. Turabizi Yesu Kristo ni umukunzi wacu twese, ndetse yaradupfiriye, yaradukunze, adukunda urukundo rukomeye. Ariko icyo nshaka kuvuga ni mu buzima busanzwe. Abakunzi ngira ni benshi. Ngira cyetse niba uvuga umukunzi numva wenda twazarushingana. Uwo nta uhari kugeza kano kanya, ntago Imana iramfasha gufata icyemezo ku bwanjye. Abasore mu byumve, niba wamukundaga ugatinya kubimubwira uzi ko yafashwe, aracyari ku isoko. Hanyuma mu kanya tuvuze ku kintu gikomeye ngo umukunzi yatuvukiye. Ese mu bijyanye no gusenga urasenga? Yego, ndagerageza ku rwego rwanjye. Yesu uramwemera? Yego, ndamwemera kuko ideni nsengeramo rinyemera kuba mwemera. Yego. Hanyuma nakubwiye ngo niba ushaka gukomeza kubona ibyiza byinshi kuri SPN TV, kora subscribe hanyuma ukomeze ubibone. Hanyuma mu busanzwe, mu by'ukuri umuntu akubonye yakwifuza kumenya ikintu ugiki? Mu by'ukuri ibintu byose keretse ibyananiye, ariko hari icyo nkunda kurusha ibindi. Nkunda imyumbati n'amakaroni, nibyo bintu nkunda kurya nkumva ndishimye. Imyumbati n'amakaroni bivanze se? Kidori. Oya, kimwe muri byo. Wenda tuvuge uri nko ku rugendo ubonye alimentation, nakaye kanumva uba wagura muri alimentation? Bakanyibukije cyazo nuko bafunze imipaka. Ariko iyo mbonye alimentation ifunguye ndi ku rugendo, akenshi nkunda kugura yawurute kuko ubusanzwe nkunda amata n'ibiyakomokaho. Kidori. Urakora gukunda amata n'ibiyakomokaho, yawurute iramfasha ituma nasonza vuba. Nicyo kintu ngura alimentation indi ku rugendo. None ubusanzwe ufite imyaka ingahe? Imyaka yo urebye ntago ari myinshi cyane, ni hafi yiyawe. Njye mfite 40, nawe nifite? Ndumva ari hafi aho. Hari andi makuru mfite ngo uyu munsi wagize anniversaire. Uyu munsi ni itariki 24, mu kanya ni 25 cyangwa se wenda mu masaha ari imbere. Nkuko nitwa Noella, navutse kuri izo tariki. Ni umunsi nishimira cyangwa se ni umunsi ukomeye kuri njye kuko nicyo gihe umwaka wanjye utangirira, ndetse ukaba nabwo mansoje urangiye. Ushatse wambwira ngo umwaka mushya. Ahubwo nakubwira ngo isabukuru nziza kuko harabura iminota mikeya. Ubwo hari abantu ntanze, hari nk'abasore babifuza kubikubwira mbere ariko ubundi batanze. Shatse rero wahera kuri njye? Of course ntago naharenga kandi ari bimbwiye mbere. Noella, tugaruke ku bijyanye n'imyidagaduro muri rusange. Sinzi siporo ukunda cyangwa se, ariko ibigaragara ukora siporo kuko wubatse umubiri. Ukora ihe siporo? Siporo ni nziza ku buzima. Numva nanakifuza wenda guhora nkora siporo uko mbishoboye, nubwo wenda bitankundira, ariko buriya mu bintu bijyanye na siporo burankunda koga numva bindura umutwe vuba kuruta ibindi. Koga urabizi? Ushaka kuzanyigisha? Kandi uramvamo. Tutitaye ko n'inyamazi yose nakandagiramo nayo mwibasa arimo, ariko buranda ndabikunda. Niba utinya amazi wakoga gute? Gufata risk nyine nk'ukundi kose. Hanyuma wambwiye ngo nta mukunzi ugira, ariko ndabona wambaye impeta. Izi mpeta se sobanura iki? Impeta ya mbere nambaye ni impeta imeze nk'umwambi. Bura umwambi nava ko kera ku bw'abami cyangwa se mu muco waturanze wa kera. Niyo ntwaro iri mu ntwaro gakondo twagiraga, bivuze ngo ni nk'ubwirinzi niko nabivuga, cyangwa se wenda ubu sindi muri ko byumva. Impeta ya kabiri nambaye ni sentire, mukandara
umukandara uvuga ngo ni nko kwiza. Zereka abaduteze abariko Ya iya mbere ni umwambi nayivuze. Iya kabiri ni umukandara cyangwa se sentire. Sentire ivuga kwifata kwirinda. nyine umukandara ufata mu Uwo nyine. Tumye ndikumbura. Nkenda bikunze cyane. Iya gatatu iriho inyenyeri eshatu zivuga navango zivuga kuri njyewe umucyo cyangwa se kuba namurikirwa ikintu cyamo icyizere byibira ko hari urumuri nyine hari icyizere niko nabivuga. Yego. Muri make mukunzi yazayishyira he ko mbona wahamaze? Yego kwa mana. Umukunzi naramukaje nago nabura mu ntoki nsigaranye zingahe zitari impeta nago nabura urutoki rumwe namugenera rumwe ndakeka ruhagije. Muri make y'umukunzi uzamuharira rumwe gusa? Nizere ko rukiri rutoki ariko. Noella wambaye agasaha keza mu by'ukuri wambaye neza ufite fresheri ntago nzi umuntu kwambika cyangwa se hajye babitanga iki babandi bambara style babitanga abo ntabwo nzi ntago dusengana ajya naba modo hafi aho ninde umuntu nyine ukwambika unyambika ni Nova Fashion Shop nibo banyambika ibijyanye n'imyenda ndetse n'inkweto. Yego kasa barasobanutse barambika neza. Hanyuma mu buzima busanzwe haba ibinyobwa byinshi, haba byeri, haba ji, haba ukunda ikihe kinyobwa? Ni inyota. Nk'uko nigeze kubikomozaho kare njye nkunda ibikomoka ku mata ariko ntabwo ari hose nayabona. Rero ikindi kinyobwa icyo ari cyo cyose kitarimo alcohol ubwo ndavuga 0.0 nicyo kinyobwa mbasha kunywa nkumva nta kibazo mfite nkumva nicyo mbese nywa cyonyine nta kindi mbasha gushobora ku rwego rwanjye. Niyo mpamvu amaso akiri umweru dede. Aha. Noella turi gusatira harabura iminota mikeya kugira ngo isabukuru yawe igere kandi iyo umuntu yagize isabukuru hari ibintu byinshi yibuka mu buzima yaciyemo. Ni nk'akahe kantu wibuka mu bwana wakoze ukumva karakunejeje? Mu by'ukuri ubwana bwanjye nava ngo n'ubu iyo mbwibutse numva buniryoheye ariko mu kundyohera bidatuma bivuga ngo nasubiza inyuma nkongera kububamo. Ariko ikintu cya mbere nishimira ni ibyo nagiye nyuramo byagiye bimpa ishusho y'ubundi buzima bwo hanze. Nk'urugero njya nibuka niga mu wa kabiri primaire niganaga n'umwana mu ishuri rimwe natinyaga ikinyenzi nyine iki kigenda kigisimba. Ndangije ndamubwira yanyandikira mu ikayi kandi yandikaga nabi cyane kandi njye nandikaga neza icyo gihe. Anyandikiye mu ikayi bihuza no ko ntinya ikinyenzi ko mu gitondo cyaho nagiye muri dushe nyine nyisangamo mbanza kureka koga. Icyo ngicyo none ndangije biba ngombwa ko nyine noga bigoranye ngeze ku ishuri no ankorera iryo kosa mpita mutuka ngo wakinyenzi we. Mu by'ukuri ntago nari nzi ubemere bw'iryo jambo nkurikije n'amateka y'Abanyarwanda ntago nari mbizi ariko umwana nyine yararakaye yajya kundega mama yari umwarimu arabwira mama Noella yantutse ngo njye ngundi ikinyenzi ariko mu by'ukuri nanjye ko numvaga ikinyenzi nyine nkumva ndamututse bisanzwe nyine birawo. Nyuma baje kumagara muri recreation ngo nimbisobanure ndavuga ikinyenzi ni igisimba gisa shokora gifite umutwe w'umuhondo na shokora nyine ndakidekriva nyine uko kimeze. Basanga nyine imyaka nari mfite n'igihe wenda bifite aho bihuriye n'amateka wenda ko ntaba ari ibintu wenda ntinzeho cyane cyangwa se wenda nzi cyane bituma rero navuga ngo barambabarira ariko mu by'ukuri mutse ikintu gikomeye kandi ugihuje n'amateka urumva ni ijambo ritari ryoroshye. Rero nk'icyo kintu kinyumvisha ko mu buzima ntagakwiriye guhubuka bivuze ngo ubwana bwanjye bupanzemo ibintu byinshi cyane navuga ngo byari nk'amakosa ya cyane ariko bima imbaraga zo kuba navuga ngo ejo navuga iki nagarukira hano nakora gutya ibi ntago ari ngombwa ibintu nk'ibyo. Bivuze ngo ubwana bwanjye ndabwishimira cyane nibwo bungejeje. Wow, Noella ibyo byose koko umwana arakosa. Ese ni nk'ikihe gihe wumva barakosheje nka mama cyangwa papa akagukubita ukumva urababaye? By'ukuri
mu rugo nakuze ndi umwana ucecetse cyane, nta hantu nakunda guhura n'amakosa menshi, niyo nahuraga naryumva ko byangwiririye kubera ko nari umwana ucecetse tuje cyane, nyine banakeka ko ari nshobora kuba mpora ndwaye. Rero kubw'ibyo niyo nakosaga bo bavuga ati wow, mwana wacu yakuze. Noella, tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nagira ngo nkubaze, wambwiye yuko utarabona umukunzi, ese wumva nubona umukunzi ijambo rya mbere uzamubwira ririhe? Nimbona umukunzi ijambo rya mbere nzabanza kumubwira, ndakeka nzabanza kumubwira ko navangwa namutegereje igihe kinini, nari mufite amatsiko, kandi koko amatsiko ndayafite. Buri gihe mpora nibaza se ameze ate, ni muntu ki, nyine nkumva ni byinshi. Rero nzamubwira ko nari mutegereje igihe kitari gitoya, ni nk'uko nyine wenda ijambo rimwe wumva uzamubwira rikamukora ku mutima. Hari igihe abari nanjye rega nkabambye ngo cyema nsojya ngo ndikubwire muri kandi uzanzimuza wowe. Hanyuma nagira ngo urabona dusoje umwaka wa 2019, uyu mwaka wa 2019 ni akahe kantu wumva kaba karabayeho kumva karakunejeje cyane, cyangwa se ikintu cyanshimishije muri mwaka wa 2019 ni impinduka navuga ngo mu maseri nagiye naktingamo, hari navango yarabumbatiye ubutumwa bwari bukenewe n'abantu benshi. Kubw'ibyo rero ntekereza ko niba bwarumvisheho n'abantu barenze wenda ba miliyoni zingahe z'abantu, nishimira ko byibura hari umwe byakoze ku mutima, cyangwa se urenze umwe bitewe wenda na feedback mbona, cyangwa se nuko bansubiza niko nabivuga. Ndabyishimira cyane, numva bimpa imbaraga kandi nkumva ko hari icyizere. Yego. Umbwiye cyagushimishije, sorry, noneho ndagira ngo mwihangane kuba mvugisha, uri kumwe n'umukobwa mwiza nk'uyu ntiwabura kuvugisha. Hanyuma ni kihe kintu wibuka muri uyu mwaka uhise cyakubabaje utifuza ko cyazongera kuba cyangwa kibe ku muntu wawe ari wese? Mu by'ukuri njyewe kubabara kwanjye ni gake gashoboka, nshobora kuba nabyibuka kuko ndababara nkabita mbisi babikarangira nkakomeza. Rero ikintu cyambabaje umbaje ngo ni iki, nta kibura pe. 2019 navuga ngo ni umwaka mwiza. Twari kumwe n'umukobwa mwiza Noella, ukina amafilimi nyarwanda, uzwi cyane muri filimi Papa Sava ndetse na za Seburikoko. Ariko mbere ko dusoza ikiganiro, twagira ngo utubwire nizihe ngamba ufite muri uyu mwaka 2020 ugiye gutangira. Ese ni iki wabwira abanyarwanda cyangwa abakunzi bawe? Ikintu nababwira cya mbere, bakomeze kudushyigikira no kutuba hafi. Navango kudushyigikira banabitwereke, niba ari abakora subscribe babikore, niba ari abadukurikira badukurikire, batwereke ko baturi hafi. Icyo nabizeza rero mu mwaka wa 2020 sorry, nuko ntago tuzabatenguha, tuzakomeza gukora cyane, tugerageze uko dushoboye kose, dushyiremo imbaraga zose zishoboka ku buryo muzavuga ati wow, uyu mwaka mwarakoze. Yego. Wow, ariko tutarasoza hari akantu nibutse. Usiko tugeze muri 2020. We 2020 bayivuga wenda nko muri 2018 bayumva gute? 2020 kera najyaga numva nzaba mfite umwana w'imyaka 3 w'umukobwa, nkumva nzaba mfite ni byinshi ubuzima. Mbese numvaga nzaba mfite umwana w'imyaka nk'itatu w'umukobwa, nkumva nzaba nikorera. Gusa kuba ntabera bigezeho ntago ari uko wenda ndikigwari cyangwa se ntabiharaniye, ahubwo ni igihe kiba kitaragera. Wenda Imana izabima nibimfasha muya. Wumvaga uzaba ufite umwana umwe w'imyaka 3. Umwana umwe w'imyaka 3, none dore neje ubwo namubyara, ndumva ndacyafite amahirwe. Uraje wasanga wenda wamugane cyane rwose. Reka tubashimire bakunzi bacu kuri SPN TV, tunashimire Noella wabanye natwe muri iki kiganiro, tukwifurije isabukuru nziza. Murakoze cyane, ndabashimiye. Kandi ejo uzenjoyinge kabisa. Ugiye kumbwira ngo ntiwiyime, ibintu bya ntiwiyime abantu bavuga ngo ntiwiyime, ndima se mfite iki, ahubwo bo mwe mu mpaye iki. Abakunzi bazakugereho kandi baguhamagare, telefone ntuzayifunge, utumessage bazagupostinga, uzabibona, nange nzagupostinga. Mobile money irafunguye. Sawa rero, nahakagaruka SPN TV. Ciao ciao.